munsi rirangijwe n'intore 443 harimo abakobwa 208 n'abahungu 235. muri bo harimo abiga mu mahanga 105, abiga mu mashuri mpuzamahanga akorera mu Rwanda 103, n'urubyiruko 235 baturutse mu turere twose tw'u Rwanda babaye indashyikirwa ku rugerero icyiciro cya 12. urugerero ndibutsa ko rukorwa n'abarangije amashuri yisumbuye. hari intore imwe itarashoboye gukomeza ku mpamvu z'uburwayi, hari n'indi no mu mirimo yindi izakurikira. inzego rero zibishinzwe zabafashije kwiyandikisha byakorewe ahangaha ku buryo bitazirirwa byongera kubavuna. bamaze kwiyandikisha igisigaye kuza bari kujya ku mashuri yabo. mu bitabiriye itorero kandi hari 13 basanzwe batuye mu mahanga, bahatuye ni ukuvuga n'abahavukiye. abo ntibari bafite, abo 13 ntibari bafite ibyangombwa by'ubunyarwanda, yaba indangamuntu na passport. nabo rero bafashijwe guhabwa ibyangombwa. ubavuye hano bafite indangamuntu y'u Rwanda na nimero yayo, passport y'u Rwanda na nimero yayo, bagiye bara abanyarwanda ariko babaye abanyarwanda buzuye n'ibibaranga byabo. icyo rero ni ikintu gikomeye ku buryo bazabona n'indangamuntu koranabuhanga igihe izaba yatanzwe. ngira ngo murabizi ko biri muri gahunda. nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, izi ntore zishoje itorero zaduhaye icyifuzo cy'ingirakamaro kandi natwe dusanzwe dutekereza cy'uko buri mwana wese w'umunyarwanda yagombye guhabwa amasomo n'imyitozo y'indangamirwa. turateganya rero kongera ubushobozi bw'iki kigo n'umubare w'intore zitozwa no gukomeza gutoza urubyiruko ruri mu mashuri n'abari mu mirimo itandukanye yaba iya leta n'iy'abikorera. ibyo bizashoboka kuko hariho gahunda iteganyijwe yo kongera ubushobozi bw'iki kigo nk'uko nabivugaga, ariko no mu ntara no mu turere hakazashyirwaho uburyo bwo gutoza intore zacu z'urubyiruko. kongera umubare w'intore kandi bizashoboka inzego zose za leta, iz'abikorera, amashyirahamwe, koperative, amadini n'amatorero n'izindi nzego nibakomeza gahunda nziza yo gushyira itorero na ndi umunyarwanda mu igenamigambi rya buri mwaka muri buri rwego. iyo bikozwe gutyo bifasha kwigisha abakozi n'abanyamuryango b'izo nzego, bityo bakabona indangagaciro mbonezamurimo, bikabafasha kuzamura imyumvire n'umusaruro. ntore rero murangije itorero, ni mwebwe ngiye gusorezaho. imyitwarire myiza mwagaragaje muri iri torero irabahesha izina ry'ubutwari mu ruhando rw'izindi ntore, ikabahesha ndetse n'ikivugo kivuga ibigwi byanyu. izina ryanyu ry'ubutore ni indangamirwa. mutojwe muri icyiciro cya 15, musanze izindi ntore bagenzi banyu batojwe mbere, mubasange mufatanye kubaka u Rwanda. muzajya mwivuga muti ndi indangamirwa mu nkomezamihigo, ndi umuranga w'u Rwanda, ndi ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya, mpora nibakwe mu kurushakira imbuto, nkagira ishyaka ryo kurushakira amaboko. mugire amahoro n'amahirwe, murakoze kandi muze no kugira urugendo rwiza musubira mu ngo zanyu. Thank you.
twakomeje imihigo akabakunda kabimanzi iyo manzi ko yaze gusinganira kubidatwa mu mihigo nk'uko yabirahiriye iyo nyamibwa yahamije imirindi ye tuzaba indashyikirwa ku rugerero. Rero ku mukondo bitugeze n'imihigo mu masomo asanzwe twize byinshi birimo amateka y'u Rwanda, umuco n'indangagaciro zacu nk'abanyarwanda. Twamenye icyerekezo cy'igihugu tunasobanukirwa ko kitureba by'umwihariko nk'urubyiruko. Mu buzima busanzwe naho tungutse byinshi birimo kubyuka kare, kugira gahunda umunsi wose nta mwanya na muto upfuye ubusa, gukora byinshi mu gihe gito kandi dukoresheje ubushobozi buhari, no gukora siporo mu nyungu z'ubuzima bwacu. Hari ibyo bamwe muri twe twari tumenyereye gukorerwa, ariko ubu twamenye kubyikorera ubwacu, birimo nko gusasa aho turara, kumesa imyambaro yacu, gutunganya aho tuba. Bamwe muri twe twabyize tugeze hano. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, umuntu ababyeyi bohereje hano atandukanye n'ugiye gusubirayo mu bijyanye n'imyifatire. Twamenye gukorera hamwe no gufatanya twese gukora ibikwiye gusa, kuko twamenye neza ko ikosa rikozwe n'umuntu umwe rigira ingaruka ku bantu benshi. Amasomo yose twize mu minsi tumaze hano yatumye tugira imihigo. Mu nyemerere mu mwanya intore yo ku mukondo itugezeho imihigo y'izi ndangamirwa icyiciro cya 15. Mukuru nitwa Rwemera Ali Hamisi, intore yo ku mukondo. Mu nyemerere mbagezeho imihigo y'indangamirwa icyiciro cya 15. Twe indangamirwa icyiciro cya 15 duhize kwihatira kumenya amateka y'igihugu cyacu, kuyigisha bagenzi bacu no gushishikariza abatayazi kuyamenya, bityo twese tugahagurukira kurwanya abayagoreka bagamije gusenya iby'igihugu kimaze kugeraho. Duhize gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda aho turi hose, kwimakaza amahitamo y'abanyarwanda no kuyigisha duhereye ku bakuru ndetse n'abato. Duhize kwigira ku muhate, umurava, gukunda igihugu n'izindi ndangagaciro zaranze inkotanyi, ibiyobyabwenge n'ibindi byose byatubuza gukorera igihugu cyacu turi bazima. Duhize kwihatira kumenya no kuvuga neza Ikinyarwanda, guterwa ishema n'umuco nyarwanda, kurangwa n'indangagaciro z'umuco no kuzigisha abandi, bikadufasha kurwanya ingeso mbi zikigaragara kuri bamwe mu rubyiruko. Duhize kwitwara nk'abantu bumva neza uburenganzira n'inshingano dufite, tugira uruhare muri gahunda za leta, cyane cyane izireba urubyiruko ndetse n'izindi. Duhize gusohoza neza inshingano zo kwiga no kuba intangarugero aho kwiga iby'igihugu gikeneye mu rugamba rw'iterambere no gutanga umusanzu wacu twaba dukorera mu gihugu no hanze yacyo. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa abayobozi, babyeyi bacu namwe batoza, mu kurangiza iri jambo mu nyemerere nsabe izi ndangamirwa mu ijwi